mwarasogongeye ntimwasogongeye nimba warasogongeye gusogongera ubone n'akantu gato ibaze mwarasogongeye ko mwaranagotomye ashaka kugira ko mwasogongeye. Haleluya. None se birashoboka ko Imana yakubira uruhande shitani adahari? Ndakurahiye. Marayika w'umwijima abafite ahari na marayika w'umucyo bafite ahari. Nta muntu ujya ugenda kenyege bose baba bagukeneye. Bodyguard marayika w'umwijima baraha, marayika w'umucyo ari hano baba baguha. Yobu 23:11 dusome ijambo ry'Imana ngo ikirenge cyanjye cyashikamye mu ntambwe zayo, inzira yayo narayikomeje sinayiteshuka. Ikirenge cyanjye cyagumye mu ntambwe zayo, inzira yayo narayikomeje sinayiteshuka. Imana ishimwe. Amen. Turimo kuvuga ngo kuguma mu byo twagize gute twamaramarijemo, kuguma mu byo twamaramarijemo. Buri wese agira ibintu yagiye amaramarizamo kubamo. Hari abamaramaje gukora ibibi, hari abamaramaje mu bikojeje isoni, ariko mwebwe inzira zanyu mwamaramaje kugira gute gukorera Imana, mwaramaramaje mu gukizwa, mwaramaramaje mu gukurikira Yesu, mwagize gute mwaramaramaje. Hanyuma kuko mwamaramaje mu gukurikira Yesu, ngiye kubabwira ngo nimugumemo. Yesu nashimwe. Hanyuma ndifuza ko mundeba. Amen. Ndifuza ko mbabwiriza mugize gute tukureba. Sifa kwa Mungu. Amen. Aya magambo dusomye n'umugabo witwa Yobu. Uyu mugabo witwa Yobu ni umugabo wabanye n'Imana mu buryo bukomeye, kumaramaza. Hanyuma warangiza kumaramaza ukaguma mu byo wagize gute wamaramaje mu kumaramaza ukaguma mu byo wizeye. Uyu mugabo witwa Yobu yizeye Imana, aragenda amenya Imana nta wundi uyimwigishije. Uyu mugabo witwa Yobu yamenye Imana ku rwego yabuze ibintu byinshi arabihomba, ariko Imana ntiyayirambika hasi. Amen. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Rivuga ko Yobu yagumye mu byo yizeye. Twasomye ijambo ry'Imana muri Yobu 23. Yaravuze ngo ikirenge cyanjye cyashikamye mu ntambwe zayo, inzira yayo narayikomeje sinayiteshuka. Ntabwo nigeze mva mu mategeko yantegetse. Ibi bintu nibyo mugomba kuzirata mu myaka yanyu yose yo kubaho. Abantu bamwe birata ngo bari bashonje bararya. Birasi ibyo kwirata kuko n'abarya bose ntibasenga. Abarya se bose barabisengeye? Ntabwo bashatse bose babisengeye. N'abashatse babonye akazi bose ntabwo ari uko bagize gute bagasengeye. Umva ikintu Yobu yirase. Yarirase aravuga ngo yaramaze guhura n'ibyago n'amakuba, ariko inzira yanyuzemo zerekana ko yagumye mu byo yari yarizeye. Bibiliya ivuga ko Yobu yari umukiranutsi akaba n'umukire. Imana imupimisha kumwambura abana 10. Reka ni 10. Imana imupimisha kumugira umukene. Imana imupimisha inshuti. Reka nkubwire, uzi ko hari umuntu uhagarara kamera nk'agati k'inkoko? Hari igihe uhura n'urugamba hanze ugakomezwa n'umugore, ariko icyo gihe umugore yaramubwiye ngo ihakane Imana yituka ubundu. Hari igihe uhura n'akaga n'amakuba ukagira inshuti zigize guterata ziguhumuriza, ariko izaje zose uko ari 3. Umwe yaravuze ngo yuzuze nayo ubona amahoro, undi aramubwira ngo genda wihane ntabwo Imana yakugira gutya kandi uri umukiranutsi. Iyuzuze nayo hanyuma ubona amahoro. Ariko ngo abura umugore, abura abana, abura inshuti, abura ikintu na kimwe. Ariko Bibiliya ivuga, urebye amagambo yanditse nayo kumaramaza. Yaravuze ngo imbere nayibuza abana bari bashiriye rimwe. Aravuga ngo n'inyuma ntayo ndi kubona, umugore yari yamwihakana. Aravuga ngo iburyo n'ibumoso ntago nyiruzi. Arangije aravuga ngo irihisha kugira ngo ntayibona. Ariko aravuga ngo nubwo imbere n'inyuma ntayibona. Aravuga ngo nubwo ibumoso n'iburyo nkaba ntayireba. Aravuga ngo nubwo Bakarudaya banyaze. Aravuga ngo nubwo Biludadi yanyihakanye. Aravuga ngo nubwo Zofari yanteye umugongo. Aravuga ngo nubwo Elifazi ariko nyihakana. Kuko bose ngo baje gusenga yirindwi, aho kugira ngo bishyute bishira ngo bikiyongera. Baravuga batuye umuntu nta wamenye ibye. Aravuga ngo iyuzuze nayo ubona amahoro.
abantu bakwatuza nta cyaha wakoze. Baramubwira ngo ni byari wabonye urukangaga rwerera imusozi. Ubundi urukangaga ruba ahantu nyine mu gishanga. Ntabwo urukangaga rwerera imusozi, ntabwo urufunzo rwerera imusozi. Wabonye ryari Imana ituma umukiranutsi, yari kubisobanura gute kandi umukiranutsi atarakorwagaho? Nubwo tugenda wiyaranje wasanga abakobwa bawe hari ibidega bakoreye mu kabyiniro, Imana ikabatsembera rimwe. Yobu hari ibimenyetso byagaragazaga yuko yahemukiye Imana nayo ikamwishyura. Ntacyo yari kwireguza. Haleluya. Umugore amubwiye ngo yihakana ati ndakurahiye. Yari yaragumye mu byo yizeye. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Yesu haleluya. Haleluya. Uziko Yobu yavuze ngo naho umubiri wanjye wabora ugashiraho ngo icyo nzi nuko amaso yanjye azamureba atarayundi. Sifa kwa Mungu. Avuga ngo wenda nzapfe ariko icyo nzakora nzapfa nkimwiringiye. Yari yaragumye mu byo yizeye. Intego y'ijambo ni ukuguma mu byo mwizeye. Ibyo mwizeye mu bigumemo kuko muzi uwabibijeje. Umva mbabwire, nimba mwarasogongeye nimwasogongeye, nimba warasogongeye gusogongera ubone n'akantu gato ibaze mwarasogongeye ko mwaranagotomye. Ashaka kugira ko mwasogongeye. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Ntabwo nabyemera kumbwira ngo mwarasogongeye mwebwe byarenze gusogongera muranagotomera. Amen. Ariko ngo nimba warasogongeye ukamenya ko Yesu agira neza, ngo ni mumwizere kuko ari we buye rizima byanzwe n'abubatsi ariko ku Mana ikomeza ifuruka. Sifa kwa Mungu. Yobu yaravuze ngo site no kuba meze gutya ngo naho umubiri washiraho ngasigarana amagufa hanyuma nkajya ikuzimu ngapfa bakampamba ngewe nzapfa nkimwiringiye. Sifa kwa Mungu. Yobu ndi ku intego y'ijambo ivuga kuguma mu byo twizeye. Kuko rega tuzi uwabitwijeje. Ubundi ngewe icy'ingenzi ni uko utizeye umuntu. Nk'ubu ngewe unyizeye wayatamo. Wayatamo ngewe uzibeshye unyizere. Ariko nimba wizeye Kristo ibuye rizima, nimba warizeye Imana, Yesu wapfuye yagera hano hepfo akagatatu akavayo, niwe wo kwizerwa. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yobu ahura n'itotezwa, Yobu ariko aguma mu byo yizeye n'amagambo yahoranaga nayo kwizerwa. Uzi ko Yobu yasubizaga Imana igahita yijomburwa, igahita ihura na shitani. Wamubonye? Wamubonye? Reka nkubite abakobwa bawe n'abahungu ikabicira rimwe. Yobu uzi ijambo yavuze bamaze kumucucura, yaravuze ngo nza mwisi naje navuye mu nda ya mama buri ntacyo nzanye. Amen. Aravuga ati kandi ninapfa nta na kimwe nzajyana. Amen. Uwiteka wampaye niwe wishimye. Kuguma mu byo twizeye. Mbifurije kuguma mu byo mwizeye. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Akaga kose muzahura nako muzagume mbibatuyeho mu izina rya Yesu. Mugume mu byo mwizeye mu izina rya Yesu. Mugume muri Yesu. Mugume mu gusenga. Mugume mu kumwizera. Mugume no kumwirinda. Umva amagambo yavuze. Avuze ngo naje nambaye ubusa nzasubira ntatajyanye. Imana ahwire wabonye se buriya iyo twanesheje Imana iratwirata. Iyo twabwirije ntitwirata. Iyo twabwirije ntabwo twirata. Haleluya. Iyo twabatijwe ntitwirata. Ariko iyo twanesheje Imana iratwirata. Kandi nagira ngo nkubwire ngo Imana na Satani bafite aho bajya bahurira bakaganira. None se birashoboka ko Imana yakubira uruhande shitani adahari? Ndakurahiye. Marayika w'umwijima abafite ahari na marayika w'umucyo bafite ahari. Nta muntu ujya ugenda kenyege, bose baba bagukeneye. Marayika w'umwijima baraha, marayika w'umucyo ari hano, baba baguhanganira. Ariko Imana iyi kwegukanye ukanesha, wamubonye buryo dutsinzwe
Imana birayibabaza. Mbifurije guhora mu buzima bwo kunesha. Amen. Hallelujah. Yobu yarakomeye, gukomera kw'iyo ubisomye ngo nigira imbere ariko sinyibona, ngo nareba n'inyuma naho sinyiharuzi, iburyo n'ibumoso ntabwo nyibona. Ariko avuga ijambo rikomeye ngo nubwo ntayibona uko biri kose izi nzira ndi kunyuramo. Amen. Hallelujah. Hasomye ijambo rivuga ngo nubwo imbere n'inyuma ntayibona, iburyo n'ibumoso sinyibona, ariko izi nzira nyuramo. Niryo jambo twasomye ngo ikirenge cyanjye cyashikamye mu ntambwe zayo, inzira yayo narayikomeje sinayiteshuka. Ni ijambo twari turimo ryitwa kuguma, ibyo twizeye. Mbifurije kuguma. Amen. Ibyo mwizeye. Amen. Nta muntu wabigumyemo mu batubanjirije Imana yigeze yica nabi. Abantu bagiye babivamo bapfuye rubi. Ibi bintu muzabigumemo, ibi bintu muzabikirizwemo, nimunatunga inote muzabigumemo ubuzima bwanyu bwose, muzave muri ibi bintu. Ibi bintu bizamo ukaba umugabo, wabivamo ukabimuka. Amen. Haleluya. Amen. Ibi bintu bizamo nta zina ufite, wahagera Imana ikakwita izina, ariko wabivamo. Izina irarikwambura kandi ikarikwambura koko, kandi n'umuntu wese akavuga ngo yarikwambuye. Aha hantu honyine, ibi bintu byonyine nibyo bintu ushobora kuzaho nta aderese wagiraga ugahita uyibona. Amen. Ibi bintu nibyo bintu ushobora kubamo ukabona umuryango. Uzi kugira umuryango uturutse ku Mana, hana ya miryango yacu yahindukira bose bagashogoshera, wakena bose ukababura. None se ntabwo mwamenye amakuru ya Yobu? Yobu Imana imugarutseho bwa kabiri ngo ahirwa ubwa kabiri kurusha ubwa mbere. Ntibaje bashiki be, hanyuma yishimisha urudobari. Bibiliya iravuga ngo bashiki be da ngo baraza bararira, ariko ese burabarizwaga n'iki? Babuze kurira yishimisha urujyo, babuze kurira ari mu ivu, hose yarababuze, ngo ariko imaze kumwunamura bati turi bashiki bawe. Ariko nacyo ngo bakajya barira bose bakora mu mashakoshi ngo bamuha ibice by'ifeza kugira ngo yiyondore. Ibi bintu muri ibi bintu by'Imana niho ushobora kuba n'ukwitaho honyine, naho ubundi si nta muntu ifitiye impuhwe. Uzi ko nabonye abantu baza gutanga imbabazi ku isi batera imbabazi, uratera imbabazi ku barakara nabo babuze aho bishyira. Ninde hazagira ugushuka? Umuntu wese ararira. Isi yuzuye amarira guhera no kubudakeka, n'ubu utaza arayafite. Kandi kikwereka ko bikomeye. Umuntu arira abitse ibimiliyoni, akarira abana n'umugore w'icyuki, akarira amasorori yuzuye ku meza, ariko akanga akarira muri ibi bintu honyine. Nubona umuntu waririye muri ibi bintu uzamenya ko atarabigeramo neza, mujye mutubaza. Haleluya. Muri ibi bintu honyine niho uba umuntu utari incike, kuko iyo uhageze Imana ikuremera umuryango. Muri ibi bintu aha hantu kuhaba, ubuzima bwo muri ibi bintu buroroshye. Ibi bintu by'uyu mwami, ibi bintu by'Imana, niho hantu honyine hasigaye amahoro n'umutuzo, niho hantu hari umutekano. Haleluya. Kuko muri ibi bintu hari umwami w'amahoro, muri ibi bintu hari umwami waremye ijuru n'isi, muri ibi bintu hari Imana irambura ibiganza ikavuga ngo yemwe abarushye, yemwe abaremerewe mwe, ngaho mwese nimuze. Ariko wigeze ubona umuntu uvuga ngo barushye nibaze? Abafite inote ntibazabashuka. Yemwe abafite amafaranga nimwe tugomba gukundana. Ubu muri iyi si umuntu agukunda ari ku mibare, ni ku mibare. Ariko shawe umuntu akagukundira umwuka ukubamo, akagukundira ijambo ufite, akagukundira icyayi umutegurire yaje, akagukundira inoti umuha, ariko utabigira. Ndakurahiye. Ariko nje kukubwira umugabo ukunda nta kindi ashingiyeho, niwe Yesu Kristo. Nari ndi kubabwira ngo ibintu mubigume mureka dusenge. Haleluya. Nabaza ikibazo. Ntabwo iyo nkuru nayirangije neza, hanyuma se n'abana yarabamusubije?
yego yabyaye abandi se cyangwa abandi barazutse? yabyaye abandi. Ntiyarashaje se? Reka nkabasobanurire. Haleluya. Haleluya. Amen. Okay, wenda ntabwo narishatse kwinjira neza kuri iri jambo ngo ndirangize, nari ngendereye ikintu bita kugumamo, ariko ikintu cyaje kuba kuri Yobu ngo Imana yarongeye imushumbusha ku bana yari afite, imuha abandi bivuga ngo yarababyaye, kandi ngo baje ngo bazara abakobwa beza baruta abo yaragize ate yari afite, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo Yobu yahiriwe ubwa kabiri kuruta ubwa mbere. Yego, ngo kanumva kandi Imana yamukoreye, ngo imaze kumuha ubundi butunzi, imaze kumuha abana, imwongerera n'indi myaka yo kugira ngo dushimiye Imana iduha umugisha ikaduha n'imyaka yo kuyibamo. Uzi kugira ngo ugure ikimodoka cyiza ejo bakuniga utarakiramo? Uzi kugira ngo uve kugura ikiduka cyuzuye utarajya kwishyuza imoti guko oya, ndashimira Imana iduha umugisha kaduha n'imyaka yo kuyibamo. Ikavuga iti nguhaye abakobwa n'abahungu, ariko nguhaye no kubashyingira, nguhaye inote, nguhaye n'imyaka yo kuzibya. Hari n'abo yahaye imyenda batambara. Imana hari abo yahaye inkweto ariko batabasha gushyiramo, yambara bodaboda cyangwa kamambiri kandi afite congo. Imana iyo iguhaye ntigusondeka. Yobu rero Imana imuhaye umugisha, yamuhaye n'imyaka yo kugira gute yo kurya umugisha we. Haleluya. Amen. Tugiye gusengera ikintu bita kugira gute cyitwa kugumamo. Tugiye gusengera kugumamo Mana y'ibihe n'ibiremwa, Imana ikomeye itabura uko igenza. Turasenze cyane kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe, turasenze cyane kubw'ineza yawe n'icyubahiro cyawe. Habwa icyubahiro kubw'iri jambo ryitwa kugumamo, nuhabwa icyubahiro kubw'urukundo rwawe, nuhabwa icyubahiro kubw'umugisha utanze, nuhabwa icyubahiro kubw'iri jambo. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen. Tubuka mu mitima yacu, ariko n'ukuri Mama Shanirene uri umumaro kuri twebwe, kuko Imana ukorera ntabwo ari umuswa, nta nubwo ari ikigwari, ni Imana nyamana. Twarakuze mu buryo bw'umwuka, ntabwo ujugunya ku ibuye, ni ukuri turumva pe, kandi warateye, ariko urabona ko imyaka iramera. Imyaka iyo imeze ku muhinzi aravuga ati rwose ndabona muguwe neza, ndabona si ibimera bisa neza. Rero nanjye ndagushimye. Dufite amaproje twakoze 3, ntabwo abangaba ari bo bavuye muri biriya bintu barimo, muri biriya byaha cyangwa se mu ngeso mbi. Uyu mushinga ngutangira niyerekwa nagize muri 2018 cyo kuganiriza aba bana, kuko nanjye ndi umubyeyi ndakuze. Numva ko bagomba kuva muri biriya bintu, kuko ubutinganyi nabonaga ari nareba uburyo Sodoma na Gomora byabayeho, avuga nti se n'ubundi hari aho byagiye. Imana se ifite guhitamo kwayo mu buryo ishobora kurimbuza, nubwo twibwira ngo ishobora kuzarimbuza umwuzure, ishobora kongera nabwo ikongera, akaba ariko kuko ntawe umenyera Imana nk'uko wabitubwiye. Imana ifite uburyo itureba, ifite uburyo iturera, ifite uburyo idukunda, ifite uburyo igenda itwegeranya igahindura amateka. Amen. Turicara turareba tuti rero ijambo ry'Imana ry'umwuka turabifite, iby'umubiri birakenewe. Aba basore bafite imbaraga. Nimara kugira iryo ryerekwa, nahagurutse harabona asanze, ndabegera, turaganira, nta mbaraga nta gahato kabayemo. Burya iteka ikiza gitsinda ikibi. Nubwo kuva mu byaha bitoroha biragorana, hariho n'abagira ngo abantu ngo kuba bavuye mu gakiza no guca nk'amabere, reka bari ko bivuga, cyangwa se batishyano ryaguye. Oye, mu gakiza buri munsi uhora ujyamo, uhora uvamo, umuntu ahora ajyamo akandagiramo, ariko Satani ntabwo abura kuzunguruka umuntu ngo amugabeho ibitero, ariko twamenye afite imbaraga zirusha za Satani. Barankundiye baraza, hariho n'abandi utabona hano kuko ntabwo dufite ahantu hanini. Aba turabana muri iyi nzu, harimo n'abandi umwe utabashije kuboneka, w'umukobwa twari twaratangiranye ariko ubu ntabwo ahari. Ibyo nakubwiye nti mu gakiza uyu munsi ujyamo, ejo tukavamo. Ashobora kugira inyito hanze, ushobora kuza kuzumva zitandukanye, ariko burya Satani yasambatera imigeri.
turakomeza tujye ku mavi tuzi neza ko Imana izamugira neza akagaruka ntabwo byatuvana mu mwanya cyangwa bituvane mu murongo ariko nta kundi buri Imana nizi ko bizagenda gusa twe nta gucika intege dufite azagaruka. Ikindi dufite imishinga twateguye 3. Dufite umushinga wo kuba twakora amasabune, dufite umushinga wo kunetuwaya amazu y'abantu cyangwa se ama office runaka ku buryo dushobora gukora amadushe amatuwarete hari bigera hano tukabona haraguvye. Hari ibyo twakoze dushobora kubona ko bishobora koza aho hantu hagati mu nzego kwa muganga mu office y'abantu mu ngo z'abantu twakoreye inyigo. Dufite ntuza undi mushinga wa restaurant ndetse n'undi w'amatungo. Mu by'ukuri twarabitekereje kandi buri wese akavuga ati nzabikora, turi tayari kuba twakora. Niyo mpamvu rero twakoze GoFound yo kuba twasaba ubufasha kugira ngo uwashyigikira umurimo w'Imana Imana izamukoreho adufashe. Turebe ko aba bana bavana amaboko mu mufuka, ntabwo bafite icyo gutangirira. Hariho barebaga amantuza channel yacu Tuzubake TV batari kose shangazi kureba abo bantu bambaye ubusa, kureba ndababwira ntibizaza gake. Nanjye nta bushobozi bufite ndimo kwiyegeranya kugira ngo mbone uko mbagurira imyenda. Mu butinganyi nta myenda mizima ibayo, mu burayi nta myenda mizima ibayo, baba bambaye utuntu tw'incabari tw'inzogera. Ariko abangaba ndashima Imana ko nshimira n'abakomeje kwitanga. Urabona ko bambaye barasa neza, bararya ku kagari ako gatsima ku kagati bakarenzaho ka mukaru iminsi kisuri. Ariko nukuri ntabwo ari uko ntabibona. Abakozi ba Tuzubake TV bati rwose abantu bambaye bazambara kandi namwe ntimukangwe nuko bagiye. Bati rwose shangazi ko abantu babonaga ukizwa niko bimera. Aba bagize aho bagiraho bababara bati yari nka mushiki wacu twamufataga neza twamubemberizaga ko niyo mukobwa twari dufite ati uje vuba. Abandi bari bahari bo baratangiranye aba Jose bamuhoza. Nuko ngombwa yuko agenda atunguranye, ariko ntabwo twarevuga ngo kubera ko niyo mahitamo ye yumvaga arimo. Iyo umuntu ari mu byaha aragakomeka bakari imbere ye gakomeza kumuzitira twakomeza tumusengera zagaruka. Nukuri bakunzi batuzubake TV nshuti z'umusaraba, uwagira umutima ukunda, uwagira umutima ufasha, uwagira umutima ukunda, uwagira umutima ufasha, nta kintu bazanye mu ntoki, nta kintu bazanye mu ntoki, nta kintu bari bafite. Nukuri sinatinya kuvuga ko bari bageze kuri finale yo kurimbuka, ariko Imana igira neza irabazana irabagarura. Nukuri irabiyegereza uyu munsi bakora kumwe nayo. Nukuri wagira umutima ufasha, wagira umutima utanga, nukuri Imana imukoreho agira cyane. Nubwo yaba babiri, nubwo yaba ifaranga rwose iriya liki wayibona ukaza kujyaho ugakanda ukareba niba nubwo yaba ari ifaranga rwose, kugira ngo tubashe kubona uko abantu bakora. Dufite n'abandi bari hanze bakagombye kuza bakibonamo bakagira ikintu bakora. Twari twateguye ko dukora n'uruganda rwa Capex kugira ngo buri wese aze abone icyo akora. Cotex uruganda rwa Cotex twarukoreye inyigo. Tubona ko ari rwo rushobora guhaza abana dufite. Turabafite benshi, niba dufite abantu hano 10 bigaragare ko abantu 10 umwe muri baziranye n'abantu 100, umwe muri bo yahuye n'abantu 100. Abantu birwa baduhamagara ni benshi bashaka kuza, ariko se shangazi gabashyira ifite ubuhe bushobozi. Bakozi b'Imana abakristo nshuti abantu mufite umutima ukunda, umutima ufasha, nukuri nanjye ndarushye badusengere. Inkunga y'amasengesho ntabwo twayireka, ariko inkunga y'ubufasha no kuri bufatika mu dufashe, yaba 5 yaba 2 yaba 1 yaba $100 yaba dese yaba 5 uko umutima urakufata, ariko ubigenza, ariko udufashe. Iyo bavyuka bari hano badafite aho turi muri Covid ariko bafite capital bagenda bagakora uko byaba biri kose. Nukuri hari abavuga amagambo menshi nyine akomeye, ntabwo nabo navuga ngo ndabagaya, burya buri muntu avuga atari ku mutima. Abavuga amagambo adufasha Imana ibaha umugisha, uvuga ati ntacyo ufite ari ariko nayo masengesho niyo yatugejeje aha, nta nubwo dufite icyo twayagura, ariko nukuri mudufashe kuko bakeneye kugira ngo bagire icyo bakora. Abo bari hanze tubakire, ubu maze kugira ibyiciro 4
ariko ntabwo mfite uburyo nabakira. Aba nibo tubasha kubana umunsi ku munsi, tumaranye igihe kinini, babashe kugira icyo babasha kugeraho. Claude yakora, afite umugore n'abana. Damascene agiye kurongora, arongora gute, arazana umugore gute, nta bushobozi. Iminsi iraza kuza turitegura umubatizo n'abandi, ndetse n'abo bandi bakeneye kugenda bagakora, bayige bakuze n'abasaza ba Jean Dodier bakuze, barashaka kugira ngo bubake urwabo. Ba Jose, ba Yomiyo, Emmanuel, sorry, na Gaga. Dufite undi mwana hano, ndamutse tubonye ubushobozi, nta nubwo ngiye akagombye kuba ari hano, agombye kuba yaragiye kwivuza kuko yagize ikibazo cy'amaso. Nubwo ubona yambaye amarinete, kuriya ntabwo abona, ubu turashaka uburyo yagenda hanze akifuza bakamuvuza, kuko yageze gutya biramugwirira, gucya mu gitondo ashaka kureba biranga, ntacyo yariye, ntacyo yanyweye, yaryamye, yareba akabona mu maso harimo ibikezi, ati simbona, ajya kwa muganga, bati ni diabete cyangwa se ni pressure, barapima buri ndwara. Nuko barebye baravukira bati imboni yawe ntabwo imeze neza, ntabwo amaraso abasha kugaburirwa, guhana amaraso, udutsi ntitubasha guhererekanya amaraso. Mu by'ukuri uyu mwana mureba hano ntabona, kandi banumva dufite amasezerano y'uko azarinda kandi azakorera Imana. Rero yitwa Baptiste, ntabwo mwigeze mumubona, ariko twaratangiranye, tangira turi muri corona, ntabwo mwigeze mumubona. Twaravuganaga umunsi ku munsi, nta kintu tutakoraga, turi kumwe kuri telefone, yaba mu masengesho, yaba kuva dutangiye kugeza na n'uyu munsi. Tuzi neza ko Imana ivura, Imana ikiza, Imana ishobora byose izamufasha, agahamuka akareba. Nta bushobozi mfite, ntacyo mfite cyo kuba nabasha kuvuga ngo nagende kwivuza, ariko n'uwabaza uburyo yabasha kumufasha kwivuza n'ukuri yamugira neza. n'umwana mukuru w'imyaka 23, ntabwo areba rwose no kurandata, ariko tuzi ko Imana ikiza kandi Imana itabara, bizagenda neza. Rero habonetse ubushobozi, twareba ukuntu tubigenza, nubwo ntacyo twaguma hano, ntacyo turi gukora, tukabona n'uwo mugira neza akadufasha tukajya gukora, we twamuhereza akajya kwivuza, cyangwa hakaboneka n'umugira neza umufasha kugira ngo abone uburyo ajya kwivuza, twamureka akagenda, tukaguma muri ubu buzima. Rero Imana ibaha umugisha n'ukuri, kandi Imana ibaha umugisha. Nanjye nakunganira, ubundi no gufasha mu buryo busanzwe ni umuco mwiza mu buzima busanzwe. Noneho byagera kwitwa ngo turi abakristo, cyangwa tubonye abantu batangiye inzira y'agakiza, bikaba akarusho. Mu kuri nta muntu udashobora kunezezwa n'abasore bangana gutya, kuba bashaka icyo bakora, bakaba abagabo mu miryango yabo, bakaba abagabo mu gihugu, bakaba abagabo mu itorero, bakaba abagabo bakagirira umumaro igihugu, kandi bakagirira umumaro n'abandi muri rusange. Iyo ni imishinga myiza cyane, kuko nta nubwo bakwiye kuguma gutya, ahubwo rwose nk'uko ubivuze, umuntu wese mu bushobozi bwe, umuntu wese mu mbaraga afite, agomba gutekereza akamenya ko aba n'abana umuntu ashobora kurera kandi akabakuraho umugisha. Kandi burya umuntu ushaka ko abe bakabyaye bigira umumaro kurusha abo wabyaye, kuko abo wabyaye uba ugomba kubahiriza inshingano zawe. Aba ni abantu umuntu yagirira neza. Reka mbabwire, n'uwabaguriye bodaboda zo kwambara, n'uwabaguriye agapira, n'uwabaguriye agake, ni ibintu bidashobora kurangirira inaha. Abantu rero nibaze babakorere umugisha, tuzababona ari abantu biteje imbere, bafite iterambere ry'umwuka kandi bafite n'iterambere ry'umubiri. Burya rero icyihutirwaga cyarabonetse, icyihutirwaga ni ukumenyana n'uyu mugabo witwa Yesu. Buriya rero n'ibindi Imana izabikora, ariko rwose uriho gushyigikirwa, shanga uriho gushyigikirwa, nta n'ubuzima bukaguka, iterambere rikaguka, hakaza n'abandi bavuye mu byaha. Erega si no mu butinganyi, no mu rumogi hari abavayo, kuko icyaha ntabwo ari icyo kandi icyo si cyo cyishe urubyiruko gusa. No mu rumogi hari abavayo, hari n'abantu babaye imbata z'inzoga, hari ababaye imbata zo kwiba, bafite ibintu byagiye bibabata. Buriya Imana izaguteza inkunga, uru rwego ururenge, ugende no ku bandi bafite ibyaha bageze gute byabibasiye, hanyuma ube shangazi nyine w'abantu bameze gutya. Imana igukoresha iby'ubutwari, ariko ubaha ijambo ry'Imana, ariko bafite n'iterambere.
muba abagabo sibyo yiki ariko ibaze ige yakoze ubukwe tukamutahira ubukwe yabaye umugabo yashatse umugore ni ibintu byiza n'aba bene data mukaba abagabo umwuka wa shitana ugatsindwa kandi nimuhumure hamwe n'Imana ndumva bizakora ariko ubwo hatarimo tutavuga ngo harimo kuvuza ko uyu mwana byo ntibirimo ariko icyaboneka cyose nta kindi by'idolari sorry 75 by'idolari bitavuze ko icyaboneka ni duhangayikishijwe no kubona Batista ubwe areba n'amaso areba kuko icyabuze n'ubuvuzi ushobora kubona ubuvuzi akareba nawe sinzi ni wamuhereza kugira icyo akubwira icyo abwira abakunzi bacu vuga kuko nk'uko mubibona ni ikibazo cyangwiriye nanjye bona accident ni ibintu ntabwo ndakeka muri rusange nta wabijya kuba ngateganyije ikintu n'iki ngiki na ibintu bitunguranye bifata umunsi umwe bitarenze n'iminsi ibiri nubwo ibintu byabaye bitandukanye nahuye n'amateka menshi mu mwaka wa 2020 nibwo byatangiye ubwo nabyukaga nkabona ntabwo mbasha gukoresha fone neza uko bigomba nkabona ntabwo abantu ndiko babona uko bigenda neza bigenda bikara byafashe nk'icyumweru neza mbona nta kintu ndeba kubw'Imana njya ahantu hamwe baramvura umuma w'amasengesho birakira ndongera ndareba nsubira mu buzima ndakira neza kubera amasengesho mu mama n'imiti yamaye hageze igihe sinzi nimba ari icyabaye cyo kuba narakomeje kuba nakoresha ibinyarumuri byinshi byaje kwafekta kandi gace uburwayi busa nk'ubugaruka nuko mbese muri make ariko nyine naje kumenya ko byose byabaga kuko burya umuntu bikubaho kuko uri kure y'Imana iyo nza kuba ndi hafi y'Imana deja nayo kuba mfite protection runaka I should supposed to be in the gap where nta kintu na hamwe ibintu binyegera uko byiboneye ari uburinzi buri aho bw'Imana pe so témoignage yanjye n'icyo yego birumvikana Imana ishobora byose nta n'ikintu burya kiba ku muntu Imana itakizi kandi ibintu byamubayeho burya ntawe bitabaho nta nubwo wenda twavuga ngo ni ukubera ibyaha yari arimo kuko hari n'abantu bahuye n'ibibazo by'ubumuga no guhumana ibintu byinshi bitandukanye kandi banakijijwe nta wabyubakaho ibyo ariko Imana yo mu ijuru ice mu nzira zayo zikomeye igutabare kandi ikurengere hanyuma Imana nishimwe aba bantu badukurikiranye ni ukuri ni iby'igiciro ko abantu bashobora gufashanya ariko iyo umuntu ateye imbere ugatera imbere kuko ntuza yabigizemo uruhare ni ibintu byiza kumva umuntu ngo ageze ku kintu cyiza gishimishije undi yarabigizemo uruhare ni ibyo kwishimirwa kandi ni ibyo gushimira Imana umuntu wese mu bushobozi afite abashyigikire muzaba abantu bakomeye ubundi ijambo ry'Imana